reka ngushimire kandi nongera kubw'ikaze ukomeje gukurikirana MX Empire. So rero uyu munsi tugiye kugaruka ku kiganiro cyiza cyane cyagufasha kikaba cyagufasha kuba wakishingira business yawe bidasabye igishoro. Ugiye kwibaza nyine ngo bigenda bite ngo business idasaba igishoro ni iyihe? Birashoboka cyane ahubwo no kutabizi. So rero hawe ikaze, sabwa gukora subscribe kugira ngo ukomeze ubane natwe. Hari bumwe mu bushakashatsi twakoze, tugenda twifashisha nyine n'abandi bantu n'izindi mbuga nkoranyambaga tubashakira amakuru y'uburyo ushobora gutangira business yawe bitagusabye kuba ufite igishoro. Birumvikana nyine kuri ubu ngubu kubona igishoro biragoye, amabanke niyo twizera cyangwa se niyo abavuga nyine ngo wafasha urubyiruko n'iki, ariko kuri gwari nuko nta kintu bakumarira ubaye udafite ingwate, ndetse n'ubu nyine nta credit n'imwe ushobora kubona ubaye utagize udafite ingwate. So rero hari andi mahirwe ya kabiri yo kuba wabasha kubona amafaranga nawe kandi binyuze mu nzira z'umucyo ukoresheje ubwonko. Si ngombwa nyine ko ubu ngubu umuntu wese, abantu bose si ngombwa ngo batungwe no gukora imirimo y'amaboko, oya, ahubwo hari n'ubundi buryo bwaje bushya nyine bwo gukoresha ubwonko. Rero tugiye kureba ibintu birenga 20 wakora nyine kugira ngo, cyangwa se business zirenga 20 ushobora kuba wakora bitagusabye igishoro, ukaba wabasha kugira gute kubaho neza, cyangwa se nawe kuba wabona ayo mafaranga. So business ya mbere tugiye guheraho ubwo nyine ni ugomba gushinga iyo company, cyangwa se ukaba ufite icyo gitekerezo cy'iyo business. Company yose si ngombwa ngo ibe ifite ofisi ahantu mu mujyi, cyangwa se ifite inzu nini ikoreramo. Wapi, ushobora gushinga company yawe igendanwa muri telefone yawe cyangwa se muri machine. Ku mwanya wa mbere tugiye kuvuga ku kintu cyiswe online reselling, cyangwa se ibintu nyine byo kugurisha ibintu byaguzwe kuri online. Kugira ngo ubyumve neza, wenda nk'ubu ngubu abantu benshi turangura nyine mu bihugu byo hanze, mu Bushinwa no mu bindi bihugu, tukazana ibicuruzwa mu Rwanda. Ibyo biba byaguzweyo bikaza no kongera bikagurishirizwa no mu Rwanda. So rero icyo dushatse kuvuga aho ngaho, twese dukoresha imbuga nkoranyambaga. Ushobora kuba ukoresha WhatsApp, Instagram n'ibindi, sibyo? Ariko wowe iyi business nyine uburyo wayikoramo, ushobora kuvuga ati ngewe ngiye gukurikirana ikintu runaka, wenda ngiye gukurikirana ubwoko bw'inkweto runaka, ubwoko bw'ishati, cyangwa se ubwoko bw'igicuruzwa runaka, buri makuru mashya asohoka njye nyabona. Ibi rero ugiye kumbaza ngo byakora bite, cyangwa se ni gute ibi bintu byava mu business? Twese turabizi, twambara inkweto, twambara imyenda, dutunga n'amatelefoni ndetse n'amamashini, ariko dutunga n'ibintu biba bigezweho. Rero iyi business ukuntu ikorwa ni gute? Wowe iyo ufite nk'amafoto, tuvuge wenda ya Air Force y'inkweto nyine zitwa Air Force, ushobora kuba ufite nk'amafoto yazo, ukurikirana nyine inganda zikora, uziflowinga ku mbuga nkoranyambaga zazo. So wowe rero ukaba ufite nk'ifoto nyine y'urwo rukweto, ukaba wayipostinga ku bantu bakurebera stati, cyangwa se kuri platform zawe zindi, Instagram, Twitter n'ibindi. Mu gihe wa muntu aramutse akunze nyine urwo rukweto, wowe ugapostinga uvuga ko umuzicuruza cyangwa se uzicuruza. Noneho mu gihe wa muntu nyine aramuka akunze urwo rukweto, ukaba ufite n'umucuruzi muziranye, cyangwa se mukorana bya hafi nko mu mujyi cyangwa n'ahandi, ukaba wamubwira ati rero ino nkweto nyine nyiboneye umukiriya. Uwo muntu wakunze inkweto ayikundiye ku rubuga rwawe cyangwa se kuri page yawe, akaba yakunyuraho ajya kugura ya nkweto. Noneho ukaba wavugana nyine n'umucuruzi, akaba yagira share guhaho. Wenda urwo n'urugero rutoya nguhaye, ariko n'ibindi bintu byinshi bibaho nyine bigiye, ingero nyinshi zigiye zihuriranye nk'izo. Nshobora kuba mvuze urukweto, ariko wowe ukaba wavuga telefone, cyangwa se ukaba wavuga n'ikindi kintu. Ibi rero wenda tuvuge, ushobora kuba ubikora wibereye nk'iwawe mu rugo, wenda ku munsi uramutse ubonye nk'abakiriya 2 bakubaza nk'inkweto runaka, ushobora kuba wabonaho nyine amafaranga runaka, nawe yagenda agira gute agufasha. Ibyo rero ushobora kubikora nyine nk'umwuga, ukaba wanashinga na company ku izo mbuga nkoranyambaga zawe, zabasha kuba zaguteza imbere nyine, cyangwa se bikarangira bikazajya binarangira n'ubundi ikintu gishyashya. Umuntu ukeneye kumenya amakuru ku kintu gishyashya, ukeneye inkweto nshyashya, imyenda mishyashya, cyangwa ikindi gikoresho gishyashya cyose, akaba azi ngo wowe araza kukirebera he? Kuri platform yawe. So ku mwanya wa kabiri rero ari t-shirt printings, cyangwa se urabona no t-shirt nyine aba yanditseho ukuntu biba bimeze nyine. So rero ni mu bintu byakozwe mu bushakashatsi,
nibuze ariko 98% by'abatuye isi bakenera kwambara t-shirt. Ubwo ndavuga nyine amakampani cyangwa se muri ibi bintu byo kwamamaza, cyangwa se mu miryango wenda famiye yagize anniversaire y'umwana runaka, bapfushije umuntu, ni ibikorwa byinshi nyine bitandukanye abantu bakenera kwambaramo ama t-shirt. Aha rero wenda ikintu navuga, kampani wenda washingamo hano cyangwa se kuri ino sije, uba ugomba gutekereza amadizayini runaka, ugatekereza nyine dizayina za anniversaire wenda y'ahantu, avuga ati anniversaire ni y'umwana igomba kuba irimo zino dizayina, irimo zino dizayina, wenda ino ni anniversaire wenda y'umuryango, bafite ikintu bizihiza kuri uwo munsi, ubwo nyine ukaba uzi ibijyanye n'umuryango, cyangwa se ukavuga ati no ni anniversaire ya kampani imyaka imaze ishinzwe, cyangwa se ukavuga ngo ni anniversaire nyine y'abantu wenda bamaze nk'imyaka 2 barashyingiranywe, bari kwizihiza iyo myaka 2 bamaranye barashyingiranywe. Ibyo rero wowe ikintu wakora aho ngaho ni iki? Hari amakampani menshi nyine aba printinga hano mu Rwanda ndetse no ku isi hose muri rusange. Izo kampani rero wowe ikintu wakora ni ugukora amadizayini yawe, kwitekereza ukavuga ati se nakora iyo dizayini ijyanye n'iki kirori bitewe. Izo dizayini rero ziragurwa, iyo ubashije kuba wakora dizayini nyine nk'izo, ushobora kugenda k'abo bantu ba printinga, wowe ukaba wamugurishaho dizayini ari buze kugira gute, ari buze kujya yereka abakiriya. Ibyo nabyo wenda ntanze urugero kuri t-shirt, ariko ushobora kuba wakora n'ibindi bintu nyine ugendeye kuri urwo rugero nari nguhaye. So rero ikindi kintu twavugaho nyine, hari online teaching. Online teaching rero cyangwa se kwigishiriza online. Urugero wenda nafata nk'ibi ndi gukora, cyangwa se mujya mubibona kenshi nyine, ugasanga ukeneye nko kumenya amakuru ku kintu, ugiye muri Google yawe urasacinze ni gute bakora iki kintu, ni gute bakora iki kintu. Ubwo nituvuga online teaching, murabizi abantu benshi ari ibintu nyine bigira kuri YouTube, icyo twita ama tutorials arahari menshi cyane kandi mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ugasanga wenda umuntu ni nk'umukanishi cyangwa se ni nk'umutekinisiye runaka, akaba ari akantu nyine kamucanzeho, akaba yanyarukira kuri za platform, akaba yajya kurebaho video runaka imufasha. Ikindi kandi ari amashuri nyine menshi akorera online, ugasanga nk'umuntu yashinze ikigo nyine kigira online, kiga ku bintu runaka, ugasanga uwo muntu nyiri icyo kigo cyangwa se nyiri iyo kampani arishyurwa. Wenda bafite nk'ukuntu nyine biga nk'isomo runaka, then wowe ugasanga umuntu yubatse systeme akorera online, ashyiramo ibisabwa byose n'amasomo, wowe waza ushaka iryo somo kuryiga ukamwishyura ku kwezi cyangwa ku gihembwe cyangwa ku mwaka. Ubwo nabwo ni uburyo nyine ushobora kuba wakoresha, ukaba wabasha kugira gute kwishingira kampani yawe. Ni ibintu byinshi bitandukanye, ubu ndakeka mu bintu byose biri hano ku isi ntabwo wabura ikintu waba uzi, cyangwa se ntabwo wabura ikintu wigisha abantu. Ushobora kuba wenda uzi guteka, ushobora kuba uzi kugira gute se, ibintu byinshi bitandukanye nyine ukaba wabasha kugira gute gukora nka website. Gukora website ni ubuntu, ibyo byose nyine bari ubuntu nahoze nkubwira ruguru. Wowe rero kubera ubwonko bwawe wakoresheje n'ubwenge bwawe ufite, ukabasha gushinga nk'ishuri rya online, ukajya wigisha abantu nyine online, baba bari muri Kenya, mu bihugu bigiye bitandukanye, bakaba babasha kugira gute, bakaba babasha kuba bajya bakwishyura nyine buri kubigisha, cyangwa se wenda mukaba mwavugana ku kwezi, umwaka, bitewe. So rero ikindi kintu nyine wageragezaho kwamamaza ibicuruzwa bishya. Nyine urugero wenda tuvuge nko ku miti, cyangwa se ku bicuruzwa bishyashya byose, nyine nta kintu kitagira igicuruzwa gishya. Abantu rero baba bataragira gute, abantu baba bataramenya ngo ibyo bicuruzwa byaje ku isoko, byasotse ku isoko. Wowe rero ushobora gukora nyine nka kampani idiringa kwamamaza ibyo bicuruzwa. Tuvuge ushobora gufata nk'urugero wenda nko ku mavuta runaka yo kurya se, yo kwisiga, ukaba wadiringa nyine n'iyo kampani, ukavuga ati twe turamamaza, twamaze ibicuruzwa bishya. Wowe ukaba nyine washirika ubute, ukazenguruka mu madepo y'ahantu babigira se, cyangwa se no mu maduka yo mu ntara ahantu hirya hagiye hatandukanye, ukaba wabasha kudiringa n'iyo kampani. Nyine hari amasezerano musinyana, buri ko wamamaje ukagira amafaranga runaka nyine, cyangwa se igiciro runaka uhabwa kuri cya gicuruzwa gishyashya wamamaje. Cyane cyane nyine nagwa nk'urugero izi kampani z'Abahinde z'imiti, nyine zicuruza imiti hano mu Rwanda, uba usanga kenshi hari abantu bakoramo, wazashaka amakuru nyine ukababaza. Hari abantu baba bakoramo bo bashinzwe kwamamaza imiti nyine, cyangwa se kumenyekanisha imiti mishyashya
bagenda bajya nyine mu mafarumasi bakavuga ati uno muti uvura iki n'iki, wawugerageza urahendutse ugura aya n'aya. Ugasanga abo bantu bo batunzwe no kuba bagenda bakajya ahantu bakavuga ati wenda niba wakoze produit nshyashya yizane tuyikugereze ku bantu, we buri mukiriya uzajya uza akaza nyine avuga ngo nitwe tumwohereje, cyangwa se buri mukiriya tuzatugurisha tuzatubonaho iyi komisiyo. Urumva rero iyo ni business nyine itagusaba igishoro, kandi ushobora kuba wakora aho waba uri hose, ikintu icyo ari cyo cyose, na business yose ikaba yabasha kugira gute kukwinjiriza amafaranga. Ikindi kintu noneho ni app development, cyangwa se nyine hari ama application menshi usanga nayo ntaho bitandukaniye cyane no kwamamaza. Ugasanga nyine hari application ziba zikora ibintu runaka. Mu Rwanda turimo kugenda dutera imbere, nk'ubu hari application wenda z'amakampani nyine zishinzwe kumenya ngo wenda ibi nyine byagenze gutya, niba harimo stock ingana gutya, harimo abakiriya bangana gutya, abaguze bangana gutya, amafaranga yinjiye angana gutya, byasohotse bingana gutya. Iyo ni application ushobora kuba wakora ukaba wabasha kuyigurisha, nyine ukayigurisha nk'abantu bakire se, aba businessman se. Ugasanga nyine nk'iyi application ibashe kuba yagira gute, ibashe kuba yaguhindurira ubuzima bitewe n'uburyo yagiye ikundwa n'abantu bagiye batari bake. Ibyo nabyo ni ibintu nyine ushobora gukora wibereye mu rugo iwawe, wicaye kuri mashini yawe cyangwa se kuri telefone yawe, ukaba wabasha gukora nk'iyi application ikaba yabasha kugira gute kuguhindura ubuzima. Cyangwa se hari application nyinshi nyine ziba zarakozwe nk'ama website n'ibindi, ugasanga nyine izo website ntago zisurwa cyane cyangwa se ntago zizwi. Habaho n'ikindi gice nyine cyo kwamamaza izo website, wenda ukaba wagenda usobanurira abantu nyine mu makaritsiye cyangwa abacuruzi cyangwa mu manama runaka, basobanurira ibya application, ukaba wabasha kudiringa na nyirayo. Aho naho bagenda batangaho amakomisiyo mu malinki, wenda dushobora kubahereza nk'ingero zimwe na zimwe z'amakampani mushobora kuba mwagira gute mwakoresha. So rero ikindi kintu nyine ushobora kuba wakora, business ushobora kuba washinga ikaba yaba kampani, ikaba yagira kure kandi bitagusabye igishoro, nyine kwigisha imyuga abana. So urabona abana n'abana nyine baba bakunda ibintu bitandukanye. Hari umwana uba yikundira gukina football, basket se, cyangwa se umwana wikundira guteka, umwana wikundira gushushanya n'ibindi. Buriya rero kwigisha, nyine impamvu twavuze kwigisha imyuga abana, urumva umwana ni ikintu cyiza umubyeyi aba afite, kandi yakorera buri kimwe kugira ngo abashe kugira gute, abashe kuba yamurera nyine azabemo umuntu w'umugabo. Rero buri mubyeyi wese yifuza kubona umwana we afite iterambere. Aho rero iyo tuvuze kwigisha abana, ushobora wenda nko kwishingira agakampani runaka nk'ahantu nyine kavuga ati wenda twebwe tuzatwigisha abana gukina basket, n'urugero gukina karate se, gukina football. Twebwe none ubwo nyuma yo kubigisha, wenda umwana umwe azajya yishyura amafaranga runaka ku kwezi, yishyura amafaranga runaka ku kwezi. Urumva iyo ni projet, ntago bizagusaba ngo ugiye kurangura, ntago bizagusanga ugiye gufata credit, ntago bizagusanga ugiye kugira gute. We ikintu wabona nyine kikuri hafi kandi kikoroheye nicyo wakoresha. Urumva haba guteka byakorohera, haba basket cyangwa se ibi bintu bya siporo cyangwa kubyina, ikintu cyakorohera hafi cyose ushobora kuba wagikoresha ukagira gute, ukaba wakigisha abana. Cyane cyane ko nyine abana nibo bantu bashyigikiwe cyane kurusha abandi, kandi ni nabyo, kubera ko buriya umwana ikintu akuze akora akiri muto nicyo kimugirira akamaro. 60% nyine nicyo kintu kiba kizagira gute, kizamugirira akamaro. Ikindi dufashe urugero ku bana, ni n'ikintu ushobora kuba wagenda ukagira gute ukabwira umubyeyi akaba yacyumva, cyangwa se n'abantu babona ibyo ukora bakaba babishyigikira bitewe n'uko ibintu ukora ari byiza. Ibyo bintu rero abantu benshi nyine barabikora hano mu Rwanda cyangwa se n'ahandi, ugasanga birabatunze. Ugasanga wenda nk'umuntu afite nka kampani runaka yigisha abana ikintu runaka, ugasanga ni umuntu ubarirwa no mu bakire bo mw'ako karere cyangwa bo muri icyo gihugu, kandi ari kampani nyine yashoye we ku bitekerezo bye gusa, atagiye gufata nk'ayo makredi cyangwa se n'ibyo bishoro bindi. Rero mu gihe udafite ubushobozi nyine bwo kubona icyo gishoro, wowe ugomba gukoresha ubwonko, ukaba wareba wenda nk'ikintu kikuri hafi cyangwa se ikintu ushobora kuba wakora, ukaba wagira gute, ukaba wagishoramo imbaraga. Urugero wenda ushobora nko kujya nyine nko ku bigo by'amashuri, tukiri nko ku iyo projet yo kuba washinga nyine umushinga wo kwigisha abana ikintu runaka.
wenda niba ari garidiyene pirimeri se cyangwa segonderi, ukaba wajya nko kuri icyo kigo cy'amashuri wenda ugatangaho itangazo ukababwira ibyo ukora nyine, cyangwa se mu nama y'ababyeyi n'abandi ukaba wababwira ati ngewe nkora ibi, nigisha abana ibi. Aba babyeyi nabo bakugana nyine bakaba babasha kugira gute, bakaba babasha kuguha ku mafaranga ndetse n'abana babo ukabigisha. Urumva rero iyo ni poroje idasaba ibintu byinshi kandi yoroshye, kuko ubu ngubu mu bintu byose cyangwa mu myuga yose iri ku isi ntabwo wabura umwuga n'umwe waba urimo specialist. Birumvikana ntabwo wabura umwuga n'umwe waba uzi, niyo waba utawuzi after training nkeya runaka. Kwigisha abana ntabwo biragoye, nyine ni step by step. Ukaba wafata rero nk'imyitozo mikeya, ukaba wareba ikintu wowe ukunda cyangwa se gikenewe aho muri karitsiye, ukaba wagira gute, ukaba wakihuguramo nawe kikaba cyakubyarira umusaruro. Urumva ko icyo ni igikorwa ushobora gukora nyine bitakugoye, kandi kikaba cyagira gute, kikaba cyakugirira umumaro. So mujya mubibona kenshi nyine abana benshi b'abazungu bakunze gukura ari abahatari cyane. Ubwo impamvu z'abazungu ni uko aribo tugenda tubona ku ma platform cyangwa no ku makuru bagiye bakora ibintu bitangaje. So rero umwana, tuvuge nyine umwana wawe, umwana utangiye kumenya ibintu byo kweditinga, umwana utangiye kumenya ibintu byo kubyina, ibintu byo kuririmba, ibintu byo gukora umuziki se, akiri mutoya arabikurana nyine, ugasanga nibo ba professional dufite hano mu gihugu, ugasanga nibo bantu nyine barenze hano mu gihugu, kubera ko babyize hakiri kare, babyiga neza kandi babyigira igihe. Ugasanga rero ibyo bintu byagiye bigira gute, byagiye bibagirira akamaro. Kuri uyu munsi rero kampani nyinshi zikize ubu ngubu muri ino minsi akenshi zo kuri online nyine usanga ziba zihariye mu bintu bijyanye no kugira gute, no kwigisha. Ushobora gusanga rwose umuntu yifitiye kampani runaka yigisha nyine ikintu, mujya mubibona mu Rwanda, ugasanga byamuhinduriye ubuzima kandi yageze kuki, yageze ku yindi ntera nyine yo hejuru. So rero ikindi kintu ushobora kugerageza mu gushingamo kampani, hano aho turi kuvuga nyine ku ngingo runaka cyangwa se ibitekerezo runaka, cyangwa se kampani ushobora gushinga nyine, ushobora gushinga kampani runaka, nizo turimo kuvuga ubu. Rero indi kampani ushobora kuba washinga nawe ukaba yabasha kugira gute, kuguha amafaranga cyangwa se kukuzamurira ubuzima, ni kampani yo gusemurira abantu. So murabona mu Rwanda nyine abantu benshi ntago tuzi indimi z'amahanga, sibyo? Usanga wenda uzi icyongereza atazi igifaransa, uzi igifaransa atazi icyesipanyoro, n'izindi ndimi nyinshi zigiye zitandukanye. Wowe rero niba wicaye uri umushomeri ubu ngubu, ushobora kuba uri muri karitsiye wenda utuyemo nk'abantu nk'ijana cyangwa 200, ukaba ubona abo bantu nyine, cyangwa se mu bikorwa bikorerwa aho ngaho bikeneramo abantu bo hanze cyangwa se abandi bantu nyine batazi indimi. Ushobora nko kuba watekereza ukavuga ati twebwe rero cyangwa njyewe ngiye gushinga kampani nyine ishinzwe gusemurira abantu. N'urugero, ku buryo wenda ushobora kuba wakakira nk'umukiriya, cyangwa se tuvuga urugero nk'umuntu ufite business wenda icuruza ibintu runaka, icuruza ibiribwa se, icuruza ibinyobwa se, akavuga ati rero wenda uyu munsi, cyangwa se nkunze kugira abakiriya wenda b'Abafaransa bavuga igifaransa, wowe ngwino wicare hariya ujye unyumvira nyine icyo Umufaransa avuze, icyo umukiriya wanjye nyine aje akavuga, ujye ucyumva, umbwira ati uyu muntu ashaka iki ngiki, ashaka iki n'iki. Isi nibyo gusa, kandi urabona akenshi nyine hari ibice biba byihariyemo ubukerarugendo, cyane cyane nko mu majyaruguru cyangwa se no mu mujyi wa Kigali n'ahandi. Aho rero wowe ushobora kureba nyine ukabona, niba uhegereye ukabona bitewe n'umubare w'abantu bahaza, cyangwa se bitewe n'ibikorwa bihakorerwa, ushobora kwicara ukavuga ati rero njyewe ngiye gushinga nyine kampani runaka ishinzwe gusemurira abantu. Wenda ukaba waba ufite nk'abakozi, ku buryo niyo umuntu yakenera nyine umuntu ajyana wenda hanze, ajyana gushopinga n'ahandi, cyangwa se ashobora kuba yakenera umuntu wari bwifashisha azenguruka igihugu. Bijyayo bawe kenshi cyane nyine ugasanga umuntu ni nk'umukerarugendo, ariko aje mu Rwanda aturutse wenda nko mu Bwongereza, azi icyongereza gusa se, ntago azi ikinyarwanda. kandi mu Rwanda murabizi nubwo tugikoresha siko akenshi ni mu rubyiruko gusa nyine n'abakuze bakeya, urumva kiri ku rugero rwo hasi. So ugasanga rero nk'umuntu nyine aturutse nko mu icyo gihugu cy'amahanga, aje mu Rwanda, aje nko kuhatemberera se, aje nko kuhamara igihe, bijya bibaho ko aza agakenera umuntu ugira gute, umuntu umusemurira. Akaba yaza rero, akaba yafata nyine umuntu umusemurira, bakazengurukana igihugu agenda. Ubwo umumaro we nyine aba ari bumubwire icyongereza, uwo muntu akabasha gufata icyo cyongereza akagihinduramo ikinyarwanda, agasubiza abanyarwanda, cyangwa se agafite icyo kinyarwanda abanyarwanda bagenzi be bavuze, akaba yagihinduramo icyongereza, akabasha gukominikana hagati y'abantu babiri nyine, akaba nk'icyambu mbega, agakominikana uwo muntu uvuga icyo kirimi cy'amahanga n'umuntu uvuga ikinyarwanda. Urumva rero iyo ni kampani.
abantu benshi bayikenera, abantu benshi bayikenera. Ushobora wenda kuba si n'ibyo gusa nyine, ushobora no kuvuga n'igiswahili n'iki kirimi cyo muri Afurika nyine kivugwa mu bihugu byinshi cyane izindi ndimi. Murabizi nyine abantu benshi ibihugu ubu ngubu birahahirana, usanga nta gihugu kiburamo abo mu kindi gihugu. Ugasanga rero kuba uzi indimi ni ibintu nyine bifasha cyane, cyangwa se ni kampani ushobora kuba washinga wicaye witonze ukavuga ati wenda mu bushobozi mfite ubushobozi bwo kwiga indimi wenda nko mu gihe cy'amezi 5 reka mbyige byisipesiyalizemo, nzisipesiyaliza cyangwa se nziga nyine by'umwuga nk'uru rurimi rumwe runaka, nibuze nzahita nshingana ya online nyine bizinesi, cyangwa se kwa kwigira online nyine twavuze haruguru. Uvuga ati ngewe wenda nigisha n'iki kirimi, ku buryo n'abantu bashobora kuba babishaka cyangwa se bakeneye kubyiga, bashobora kuvuga ati reka tukugane nyine utwigishe indimi runaka. Ibyo rero ni ibintu nyine bigezweho mu bihugu byose ku isi muri rusange, kuko ubu ngubu ntabwo tukivuga ngo Afurika cyangwa Aziya cyangwa ubu isi iri gusa nk'aho igenda iba umudugudu, bitewe n'uburyo abantu bose bacanye ku maso, abantu bose nyine bari gushora, abantu bose bafite ahazaza, bafite n'imishinga iremereye. So rero iyo poroje wicaye ukayiga neza, cyangwa se ukayirebaho wowe bitewe nyine naho uri, cyangwa se n'ibyo ubona bikenewe aho ngaho, uwo nawe ni umushinga ushobora kuba wagira gute, ni umushinga ushobora kuba wakora cyangwa se wategura, kandi bitagusabye igishoro na kimwe, ukaba wabasha kugira gute, ukaba wabasha nawe kwihindura ubuzima cyangwa se ukiteza imbere. Nk'ubu ngubu mu Rwanda murabizi, reba akantu ka Visit Rwanda ukuntu kameze, cyangwa se nyine iriya idea ya Visit Rwanda. Urabona ni kampani nini, ni kampani nini kandi ikorera mu buryo bw'umwuka nyine utamenya ngo bigenda gute. Urabona nyine umuntu araza akajya gusura nk'ahantu hose mu gihugu runaka, hari ibintu bimize baba baragiye bahashyira, cyangwa se ibintu biba biri byo gusurwa. N'umuntu rero uza akavuga ati ngiye gusura u Rwanda ari ukwitemberera gusa, areba Kigali kandi cyangwa se akareba n'ibindi bintu bitandukanye. So urumva rero abo bantu bose nyine baza mu Rwanda bakeneye abo bantu babafasha kugira gute, babafasha gusemura, babafasha gukominikana n'abaturage. Hari nk'ukuntu wenda nk'umuntu wo hanze cyangwa uvuga ikindi kirimo ashobora kuza akabona nk'umunyarwanda w'umukecuru, ni urugero, cyangwa se nka poroje agiye gukora nk'aba Bashinwa birirwa mu mihanda nyine mujya mubabona. So kugira ngo rero buriya bari Abashinwa, n'urwo rugero rwiza naguha, haba harimo umuntu uba ushinzwe gusemura Igishinwa cyangwa se ikirimi wenda abo bantu bari gukoresha umuhanda bagira gute, bari kuvuga, kugira ngo abashe guhuza umukoresha nyine w'umuhanda cyangwa se abo Bashinwa n'abo Banyarwanda aba ari gukoresha. Urumva rero urwo ni urugero rufatika rw'uko nawe nyine ibyo wabikora, ntabwo bigoye, kenshi usanga nta na kampani zikora ibyo bintu nyine mu Rwanda. So rero iki ni igitekerezo nawe ushobora kuba wadevelopa. Twe tuvuze wenda nyine urugero, kandi urabizi ingero zivamo izindi ngero igihumbi. So rero wowe ushobora kuba wakicara nyine mu rugo iwawe, cyangwa se ahantu uri, cyangwa se bitewe na situwasiyo urimo, ukaba wagira gute, ukaba wadevelopa igitekerezo cyawe, ukaba wakibyaza umusaruro. kandi urumva ni ibintu bigize gute, ni ibintu byoroshye kandi bishoboka. So ikindi rero nyine ushobora kuba wakora cyangwa wagerageza. Murabona muri ino minsi turi mu isi y'ikoranabuhanga, turi mu isi yihuta cyane. Ushobora rero kuba tugiye kuvuga ku bintu birenga 4 cyangwa 3. Ushobora rero kuba uvuga ati ngewe mfite wenda nk'impano, sibyo, yo gukina filime, cyangwa se ndabizi gukina filime. Hari ikintu rero tugiye kuvugaho cyo kwandika content. Kwandika content si ngombwa filime cyangwa indirimbo, wapi. Ushobora nko kwandika umuvugo runaka, wenda hagiye kuba nk'igikorwa runaka, ubukwe, amaniveriseri se, amagraduation. Ushobora kwandika indirimbo ivuga ku bintu runaka. Mwagiye mubona nyine, murabizi ko Abanyarwanda twari tumaze iminsi turi mu bihe by'amatora, ibihe bitambutse. Mwagiye mubona nyine abantu banditse indirimbo, kenshi bagiye basora indirimbo zo kwamamaza abakandida bacu nyine b'igihugu cyacu hano mu Rwanda. Mwagiye muzibona munazumva. Ikindi ushobora kwandika nk'umuvugo runaka, imivugo yawe nyine ikaba yagurwa. Muramuzi umusizi uri hano mu Rwanda nyine, twavuga ko ari we dufatiraho urugero mu bintu byinshi by'ubusizi, Junior Rumaga. Murabizi nyine ibisigo bye nawe biragurwa. Ushobora kuba wakandika wenda indirimbo nyine nazo murazizi ziragurwa. Rero ushobora kuba nyine wicaye mu rugo ubu ngubu uvuga ati wenda akazi karabuze, cyangwa se nta gishoro cyo gutangiza bizinesi, ariko ugasanga wifitemo ubwo bushobozi bwo kuba wagira gute, bwo kuba wakandika iyo ndirimbo, iyo filime se, umuvugo se, cyangwa se n'utwo dutabo tw'abana. Murabizi nyine abana bari gukunda ibintu byo gusoma cyane,
bari kwiga neza bitandukanye nuko natwe twagiye twiga kera. So rero ibintu bijyanye nyine no kwandika yaba inkuru cyangwa se n'udukino utuvideo n'uduki twose, ni ibintu ushobora kuba wenda washinga kampani nyine ibikora bitewe n'uburyo ubizimo cyangwa wumva ubishoboye. Wenda mujya mubibona nyine ko abana bikundira kureba ibitente, biriya udufatiye urugero kuri biriya bitente abana bareba, biriya biba byanditswe ukuntu biri bugende, biba bifite script nyine yabyo. So rero wowe ushobora kuba utakora ibitente, ugakora indirimbo, ugakora filime, ugakora umuvugo se, ugakora n'ibindi bintu nyine bitandukanye ariko bijyanye n'iki no guhanga content. Ibyo rero ni ibintu bidasaba igishoro, ni ibintu bisaba gutekereza, ni ibintu bisaba gukoresha ubwonko gusa, ni n'ibintu bisaba nyine kuba wowe wabishyizeho umwete, no kuba wabihisemo nyine. Ubwo rero aha ngaha ikintu tuba turimo kukubwira, wowe ugomba kureba ikintu kikoroheye hafi aho, ukaba ari cyo wagerageza, ukaba ari cyo kintu nyine ushobora kugira gute ushobora guheraho. Urumva rero icyo nacyo nyine ni ikintu hano mu Rwanda cyangwa se no muri East Africa no ku isi muri rusange, ni ikintu ushobora kuba wakora wenda. Nahoze nibanda cyane nyine mu gukoresha imbuga nkoranyambaga. Impamvu nuko arizo cyangwa se ni nkaho tuvugira ku isi ari umudugudu nyine, kuko ushobora gukora ibintu uri mu Rwanda, umuntu uri mu Bushinwa akabibona, umuntu uri za Malawi akabibona, n'ahandi hose ku isi. Niyo mpamvu uvuga ku isi ari umudugudu. So rero aho ngaho niyo mpamvu nyine tugaruka cyane ku ikoranabuhanga, nicyo kintu uba ugomba kwifashisha, kuko ushobora no kwandika n'iyo ndirimbo ikaba yagurwa n'umuntu w'umutaliyani se, umwesipanyoro se, bitewe n'uburyo yagize ute, bitewe n'uburyo nyine iyo ndirimbo yawe ifitemo ireme cyangwa ifatikamo. Urumva rero nta ino content cyangwa se ino business nta mupaka igira kabisa. Wowe ubaye nyine wumva ubishoboye, hari amakampani menshi agenda agura nyine amafilime hano mu Rwanda, bigiye bihari. Ugasanga nyine nk'umuntu yanditse script runaka arayigurishije, ugasanga bamuhaye nka miliyoni nk'icumi, eshanu se, bitewe n'agaciro k'iyo filime. Indirimbo nyine murabizi ko zandikwa zikanagurwa hano mu Rwanda, mugenda mubibona kenshi. So rero urwo ni urugero rwa business ushobora kuba wakora nyine ntoya kandi itagusaba igishoro, ukaba wabasha kugira gute, ukaba wabasha guhindura ubuzima bwawe. Ukaba wabasha guhindura ubuzima bwawe kabisa kandi bitagoranye. Ikindi kintu twavugaho ni nka home care service cyangwa se ibintu nyine by'imirimo yo mu rugo. Urugero wenda ni urugero ngiye kuguha nyine. Ubundi iyo uri muri business cyangwa se iyo ubabaye wowe, hari ibintu byinshi utitaho nyine, ngo ninkora iki kintu ndagaragara gute, barambona gute. Wowe iyo ufite ubushake nyine, iyo ufite ubushake nta mpamvu zo kugira gute, zo kugira ipfunwe. Mu Rwanda rero cyangwa no ku isi muri rusange, hari serivisi zigenda zitangwa mu ngo nyine. Ugasanga ari nk'umuntu wenda avuga ati njyewe nkora nk'amateleviziyo, ndabizi gukora amateleviziyo, nipfa muzampamagare, wenda nzi nko gukanika, nzi nko gukora wenda nk'ibintu runaka, ayo mapasi, utwo tuntu twa elegitoronike twose nzi kudukanika, cyangwa se nzi no gukora mu rugo nyine. Aba bakozi bo mu rugo ukaba bijya bibaho cyane nyine. Ugasanga nk'umuntu afite shift yo kwirirwana abana. Mu Rwanda nyine naho bamaze gutera imbere cyane. Ushobora gusanga ari nk'umuryango runaka ufite famiye nyine, cyangwa se ufite abana benshi, bitewe n'uburyo rero uwo muryango, papa na mama cyangwa se na bakuru b'abana, bose baba bagiye mu kazi cyangwa ku ishuri, bafite n'izindi nshingano. Ugasanga rero bafite abana batoya, cyangwa bafite ibindi bintu mu rugo nyine bikenewemo umukozi. Bijya bibaho kenshi cyane nyine. Ugasanga hari nka kampani izwiho kuba ifite abo bakozi beza cyangwa se bita ku bana. Ino muri Amerika bibaho cyane nyine. Ugasanga hari nka kampani zita ku bakecuru n'abasaza. Ugasanga uwo ni umwuga cyangwa se ni umurimo nyine umuntu akora bitamusabye igishoro. Usanga rero abantu bita nyine ku bantu bakuze hariya muri Amerika, kenshi bahembwa hagati y'amadolari 25 na 50 buri saha, bitewe n'icyo aba akora. Urumva rero urwo ni urugero rufatika nyine. Na hano mu Rwanda erega birahari, kuko abantu benshi baba bafite inshingano zitandukanye. Ugasanga hari abafite abana bakaba batabasha kubabonera umwanya wo kubarera bitewe n'akazi dukora cyangwa se n'izindi nshingano bafite. Ukaba rero wowe waba ufite nk'igitekerezo ukavuga ati ngiye gushinga nyine nka kampani runaka igendera ku ibi bintu, ikora ibi bintu, cyangwa se n'abakozi bo mu rugo basanzwe bateka banakoropa. Ushobora no kuba washinga nyine kampani ivuga ati ngewe wenda nshakira nk'abantu, abakozi bo mu rugo. Urabizi abakozi ahantu hose baba bakenewe, si na ngombwa ko baba mu rugo gusa, bashobora no kuba abakozi
bo mu nganda, bashobora kuba abakozi bo muri business zigiye zitandukanye, ubucuruzi, bashobora kuba abakozi wenda abaganga se, abakora mu maresitora, abakora mu alimentation. Ibyo bikorwa byose cyangwa izo business zose zikenera abakozi. Yes, zikenera abakozi cyane ko usanga nyine abakozi bagenda bahinduka. So rero wowe ushobora nyine kuba wakikorera nk'iyo kampani yawe ishakira abakozi abantu. Yes, ukaba wavuga ati niba ukeneye aba bakozi bakora ibi n'ibi, ukaba wabaha contact bakaba baguhamagara. Ikindi kandi n'abo bakozi bashaka ako kazi, wenda bashaka nk'ako kazi wenda ko gukora ku masitasiyo, amalimentation n'ibindi nk'ibyo, bakaba bazi ngo hariya hari website twajyaho tukagira gute tukaba twashakira akazi, cyangwa se bakaba bazi ngo hari nimero twahamagara ikaba yaduhuza n'abakoresha nyine bifuza kuduha akazi, cyangwa se hari Instagram page dushobora kujya gushakiraho amakuru wenda y'abakozi twifuza. Bigiye bibaho cyane nyine mu Rwanda. Iyo nayo ni business ushobora kuba wagira gute, ushobora kuba wakora nyine bitagusabye igishoro, we ukicara gusa ugatekereza, ugashyira mu bikorwa igitekerezo wagize gute, igitekerezo wagize. Ikindi kintu rero tugiye kuvugaho digital marketing. Murabibona cyane nyine mu Rwanda hari abantu benshi, navuga ko nka 65% by'urubyiruko ruri munsi y'imyaka 35 rukize cyangwa se rufite amafaranga menshi. Benshi muri bo bakoresha imbuga nkoranyambaga. Aha rero icyo ngiye kuvuga ni iki: imbuga nkoranyambaga ikintu tugiye kuzivugaho nyine ni ukwamamaza. Birumvikana, ndagira ngo nkubwire ko kwamamaza cyangwa kwamamariza business runaka ntago bisaba kuba ufite igishoro runaka, nta nubwo bisaba kuba ibintu bya mirenge wapi. Mujya mubyumva cyane ukumva nyine nka publicité, ukumva uwo muntu n'ubwa mbere mwumvishe, ariko wakumva publicité nyine ukumva irenze cyangwa ukumva irimo ubuhanga bwinshi cyane buhambaye nyine. Urugero wenda naguha nk'abasitari bacu bo mu Rwanda bari mu bintu bya showbiz, nka ba Rocky, Kimomo, ba Gentil Video, n'abandi benshi bagiye batandukanye. Nk'ubu urugero nyine nka Gentil Video ari kampani nyinshi agira gute yamamariza, harimo n'izi zikora bijyanye n'amarikeri hano mu Rwanda nyine, ugasanga ni kampani basinyanye kontra y'igihe kirekire, ugasanga ni kampani yamamariza igira gute imuha amafaranga. So rero n'aba ba Rocky nyine hari amabeting mujya mubona, ugasanga yasinye kontra yo kwamamariza bet runaka. Aba ba Bruce Melody ugasanga basinye kontra zo kwamamariza ibigo bigiye bikomakomeye nyine hirya no hino mu Rwanda. Wowe nago nkubwiye ngo ujye gusinya wenda kontra cyangwa wifuze kontra yo muri Simerwa cyangwa mu rundi ruganda rukomeye, ahubwo wowe niba uzi kwamamaza cyangwa wumva nyine washinga iyo kampani yamamaza, ushobora guhera ku bantu bakwegereye hafi, abacuruzi baho hafi se, ushobora guhera nyine no ku bindi bintu byoroheje. Uko wubaka izina, kuko nabo baba bararyubatse ntago bita byizana, ukubaka izina runaka bakabazi ngo hano hari kampani yamamaza ku bintu bigiye bitandukanye. So rero kwamamaza ni ikintu nacyo ushobora kuba wakora nyine kikagutunga ubuzima bwawe bwose, utagize gute, udakoze cyangwa udagiye kuvuga ngo urashinga izindi business zisaba gushora nyine amamiliyoni cyangwa zisaba ibishoro. Icyo rero ni ikintu nacyo ugomba kureba ukavuga ati se wenda mfite imbuga nkoranyambaga, wenda n'urugero mfite YouTube channel, mfite Instagram, ngiye gukora iki kintu. Nimara gukora iki kintu nzamamara ngere hejuru cyangwa se menyekane cyane. Nimenyekana ko abantu umubare w'abantu bankurikirana, abashoramari bazavuga ngo no muntu ari popular cyangwa se yaramamaye nyine, reka wenda tumugerageze tumubwire yaba yatwamamariza nk'igicuruzwa gishya. Mujya mubibona kenshi nyine ugasanga nk'uriya musaza Nsengiyumva igisupusupu yiturukiye ahantu amaze nk'imyaka nk'icumi atazwi, ugahita ubona yasinye kontra muri zino kampani zikomeye zo kuyamamariza. Ugahita umubona ku cyapa ahantu mu muhanda, cyapa kinini, baba bamenya se ba Papa Sava. Ubwo urugero nyine uri kugenda wumva izo ngero ukuntu zigiye zimeze, ugasanga rero historiko y'abo bantu, ugasanga n'ibintu bya danje baba barakoze. We gusa usibye kuba nyine yumva ibyo bintu abishoboye akabishoramo imbaraga ze n'umwanya we, ugasanga ibyo bintu bigize gute, bikaba byamuhindurira ubuzima. Rero wowe ikintu ushobora kuba wakora, ushobora kuvuga ati wenda mu Rwanda hari imbuga nkoranyambaga twavuga ko ari enye n'urugero, ariko 3 muri zo nizo zirimo kugenda zizamamara cyangwa se zifite abantu bazikoresha benshi cyane b'Abanyarwanda. Twavuga nyine baba bakeneye nk'ibyo bintu. Wenda urugero ushobora nko kuba wifite nka
TikTok account yawe, ukaba ukora utuvidewo runaka cyangwa se ukaba uzwiho ku kintu runaka, ko abantu rero bakagenda nyine bagukunda, bagufowinga, bagukurikirana, wowe utagamije nyine kwishimishiriza ku izo mbuga nkoranyambaga, ahubwo uvuga ati wenda nimara kugira ba followers runaka cyangwa se ninamamariza iki gicuruzwa runaka abantu bakabona ko bishoboka, nzahita ninjira muri kariyeri yo kwamamaza. Ni gutyo bigenda nyine biba bifite intangiriro. So rero wowe ushobora kureba rumwe mu rubuga wumva nyine wisangamo cyangwa ubona washobora, ukaba wagira gute, ukaba warushoramo umwanya wawe, ugakoramo account, ukaba wabasha nawe guteganya kwamamariza kampani runaka mu gihe kizaza. Ibyo ni ibintu nabyo ni business ushobora kuba wakora yo kwamamaza nyine binyuze mu ikoranabuhanga, bitagusabye igishoro na gike. kandi murabizi abantu benshi bitunze, murabizi cyangwa mujya mubibona nyine n'uburyo bigenda bikorwa, ugasanga rwose ni n'akantu katarengeje amasegonda 20, katanarenze, katanagoranye, ariko ugasanga umuntu yasinye kontara ya miliyoni 20, yasinye miliyoni 50, yasinye 5, 2 se. Kandi ndagira ngo mbwire ko nyine buri business iyo ari yo yose ishobora gushora amafaranga mu kwamamaza, mu gihe ushobora kubona aho hantu ugiye kwamamaza bigira gute, bishoboka. Ibyo rero ni ibintu nabyo ushobora kwicara nyine ukaba watekerezaho, cyangwa ukaba wakisipesiyalizamo muri ibyo bintu ku rubuga runaka, ukaba wabasha kugira abantu bagukurikirana, ukagira amahirwe yo kuba wagira ute, ukagira amahirwe yo kuba wabona nyine nawe kampani ugira gute ugenda wamamariza. Wenda n'urugero, mu gihe wenda uzafite nk'abafollowers runaka kuri TikTok cyangwa Instagram, ushaka kuba wajya nk'ahantu ukajya wenda ugahita ufungura business nyine ukabyafishaho no ku izo platform zawe, ukavuga ati twe turamamaza, ushaka kwamamaza, ukabasigira nimero nyine. Ndakeka muri business zirenga 1000 zikorerwa mu Rwanda, ntago waburamo n'imwe igira gute, ntago waburamo n'imwe ikuba yaguhamagara nyine mukadiringa ibyo bintu byo kwamamaza. Ubwo rero narwo ni rumwe mu rugero rwa kampani ushobora gushinga itagusabye igishoro na kimwe, ahubwo usibye kuba wowe ushobora ubwonko bwawe n'umwanya wawe ukaba wagira gute, ukaba waba nyine umuntu nawe mu miliyoneri biturutse mu mutwe wawe. So rero ikindi kintu nyine twavugaho, hari ukuntu ujya ubona abantu wenda ukabona nk'umuntu yifitiye urugero, njye naguha n'umuntu nabonye aba yicaye ahantu afite siraje nyine n'uburoso, so imbere ya banke, imbere y'ibigo bikomeye nyine, mwagiye mwumva n'izo story nyinshi zigiye zitandukanye. Ugasanga rero umuntu aravuga ati ngewe nkuye amaboko mu mufuka nyine, ngiye kugenda nicara ahantu njye ndeba abantu imodoka zabo zanduye se, moto zabo zanduye. Mujya bibona kenshi za Nyamirambo hariya, ubusanga nyine ahantu abamotari baparitse ari nk'abantu bakora akazi ko guhanagura amamoto. Ugasanga uwo muntu nyine, umuntu arahanagura moto nk'icumi ku munsi, akaba yabona 5,000 byo gucyura, 10,000 se, 2,000 se, 1000 bingahe. Ugasanga rero nk'iyo ni business abakoze, we atagize gute, atagiye gushoramo ibishoro cyangwa ngavunike. Iyo rero ndagira ngo wenda wowe urebe ko iki gice ushobora nko gutekereza ukavuga ati ngiye gushinga nka kampani. Wibuke ko nyine turi kuvuga kuri kampani, ntabwo turi kuvuga ngo ubu umukozi wa nyuma, wa mukozi ubuhembwa ku kwezi. Oya, turimo kuvuga wowe ugomba kugira kampani ushinga runaka nyine, ubwo nicyo turimo kuvuga. Ushobora nko gushinga nka kampani wenda uvuga ati wenda nk'iyi kampani yanjye igiye kugikorera muri gare, igiye kugikorera ku masitasiyo se, igiye kugikorera hehe. Yo ishinzwe kuba yagira gute, ishinzwe kuba wenda yahanagura nk'imodoka ivumbi mu maparikingi nyine, ukaba wabisabira uburenganzira, ukaba washinga kampani ivuga ati niba imodoka yawe yanduye, ugaca nk'ahantu bakayihanagura itiriwe ijya mu kinamba, bakayihanaguraho nk'ivumbi, bakayihanaguraho nk'amapine nyine bakayihanagura n'ibindi nk'ibyo. Ubwo rero twe tuba tuguha urugero wenda bitewe n'ibyo nyine twavuze cyangwa se twatekereje. Nawe uba ugomba kugira gute, nawe uba ugomba kureba ibindi bintu bikuri hafi, ukaba wabyikorera nyine. Ikindi kintu rero tugiye kuvugaho ni ikintu kijyanye na transport nyine. Mu Rwanda bisa nkaho abantu bafite imodoka ku giti cyabo ntabwo baraba benshi, ku buryo ushobora gusanga nyine abantu bose bihagije ku kintu kijyanye na transport. Nk'ubu murabona mu Rwanda hari amakampani menshi y'ubucuruzi, y'ubukerarugendo, cyangwa se n'abikorera ku giti cyabo nyine, n'ibigo byinshi by'imari. So rero ikintu kigiye kuvuga kuri transport ari ukuntu nk'umuntu, urugero nanjye naguha nyine, ngewe naguha nk'urugero rufatika. Hari Nyabugogo, haba hari ahantu baranguza muri ari amakenkayori menshi, usanga hari imodoka nyine z'imizigo. Ugasanga hari nk'umuntu waje kurangura ariko akaba atabasha kugira gute,
akaba atabasha nyine kwishakira imodoka iri bube yamutwara umuzigo we mu ntara. Iki kintu rero ucyumve neza, ikintu wowe ushobora gukora, ushobora nko kuba nyine watekereza ukavuga ati ngewe ngiye gukora kampani runaka ishinzwe gushakira abantu imodoka wenda z'imizigo, zibatwaza imizigo nyine, mbongeye kugenda wenda nge kwayo mashopu cyangwa kwayo masito baba barangurizaho, mbahereza nimero zanjye, mbabwira ati ngewe nyine bafite imodoka zijya mu ntara, cyangwa nagufasha gushaka imodoka ijya mu ntara, ukaba wagirana amasezerano wenda na nyiri bizinesi, nawe aba abifitemo inyungu kuko baba baje kumurangurira, akaba yabasha kugira gute, akaba yabasha kujya guhereza abakiriya batwara bakeneye imodoka zimanura imizigo yabo mu ntara. Biriya bintu rero ni ibintu nabyo bibamo amafaranga cyane, ko nyine nka ziriya kampani ahenshi ahantu usanga ziri, zo ziba zaragiye zikajya ahantu runaka, zikavuga ati wenda niba ari amasitowa 20 zigafata ama business card, cyangwa se zikagenda zigatangaho nimero zabo, zikavuga ati umuntu ukeneye wenda imodoka ya toni 3, 6 se 8, 12 kuzamuka, yewe n'uzakenera kontineri, jye wamamagara nagira gute nayimubonera. Ugasanga we abafite ukuntu ugasanga nta modoka afite mu by'ukuri, cyangwa se nta kampani nyine runaka yindi afite itwara imizigo, ariko ugasanga we kubera ubwonko bwe nyine yicaye agatekereza, ugasanga abasha guhuza umuntu nyiri imodoka n'umukiriya, cyangwa se n'uwo muntu ugize gute ukeneye gutwara ibicuruzwa bye mu ntara. Iyo rero ni kampani ushobora gukora, ikaba yabasha kugira gute kuguhindura ubuzima. Niba uba mu bintu bya transport cyane, ujya ubibona, ugasanga wenda nko mu magare rusange imodoka zabuze zabaye nyinshi, ugasanga se ku mihanda ahantu runaka, ugasanga nyine imodoka ziba zabaye ikibazo, cyangwa no muri bino birori ubukwe se, niyo n'ahantu bagize ibyaga hose, n'ahantu haba hakenewe mu modoka, cyangwa ikibazo cya transport gishobora kuba kikaba imbogamizi kw'abo bantu. Wowe ushobora gukora nyine kampani yawe, ukagirana amasezerano na nyiri imodoka, ukamubwira ati ngewe nzajya ngushakira umukiriya ukodesha imodoka yawe, cyangwa utwaza umuzigo, nakwishyura aya ngaya nzajya mba mfiteho ino sheya, ku buryo ushobora kubaka iyo kampani nyine ukaba wayishyira mu turere twinshi dutandukanye tw'igihugu, cyane ko ahantu hose hakenerwa transport. Yewe abantu bose barayikenera, abantu bashobora kuba bagiye kwimura ibicuruzwa bye, agiye kwimuka n'umuryango we, urumva abo bose baba bakeneye iki? Baba bakeneye uburyo bwa transport nyine bwabafasha kugira gute, bwabafasha kuba bakimukira ahantu hamwe bavuye n'ahandi. So rero iyo nayo ni kampani nyine, iyo nayo ni kampani ushobora kuba wakora, ikaba yagira gute, ikaba yaguhindura ubuzima, kandi bitagusabye gushoramo ibishoro bya miliyoni, bitagusabye kujya gufata ayo makredi ya banki, bitagusabye ikintu na kimwe usibye kwicara gusa ukanaliza, ukareba ikintu gikenewe aho ngaho bitewe na location urimo, ukaba wabasha kugira gute, ukaba wabasha kuba wakishingira kampani yawe. Ikindi kintu rero tujye kuvugaho ni ibi bintu byo twavuga nk'aho ari real estate mu rurimi rw'amahanga, cyangwa se ibi bintu by'ubutaka. Ibi bintu by'ubutaka ni ibintu usanga kenshi nyine bikenewe, cyangwa abantu usanga wenda nshaka nko kugura nk'inzu ahantu, sinzi amakuru ya nyirayo, sinzi, ugasanga nyine bizansaba kugira gute, bizansaba kujya gufata umwanya, bizansaba gutegereza. Rero hari amakampani ushobora kuba washinga, ugashinga nka kampani ishinzwe kuranga nyine ibibanza, kuranga amazu agurishwa, no kuranga wenda n'amazu akodeshwa runaka, amaparitema, amasare, amamezo de passage n'ibindi nk'ibyo. Izo kampani rero mujya mubibona nyine akenshi, ugasanga nk'umuntu runaka afite imodoka ye, afite inzu nziza abamo, afite amafaranga menshi, nyine umuryango we ubayeho neza, ariko wajya kureba muri background ye ugasanga nta gishoro, nta mafaranga runaka yigeze ashobora kugira ngo agire ute abone nk'ibyo bintu. Iyo rero ni kampani, cyangwa se n'urundi rugero rwa kampani ushobora kuba watekerezaho bitewe we n'ahantu uri, cyangwa n'ikintu ubona kikoroheye, ukaba wabasha kuyikora. Ubwo icyo tuvugiye aho ngaho ni urugero, ushobora nyine kuba uvuga ati ngiye kwinjira mu bintu by'ibibanza, ngiye kwinjira muri komisiyo y'ibibanza, nkajya mvuga ati ngiye kubaka izina ahantu, nyine ngende niyamamaze ku bantu, babwira ati twebwe tugurisha ibibanza, tugurisha ibibanza, wowe ukemera nyine ugashirika ubuto, ukavuga ati ngiye kujya mu bintu by'ibibanza. Aho rero buriya ikintu nyine, iyo uri mu kazi, iyo wageze mu kazi, andi mahirwe agenda agira gute, agenda akwizanira. So rero ubu ngubu turabizi neza ko niba warubatse
waguze ikibanza cyangwa niba utarubaka uzakigura, kandi kugira ngo uzagure ikibanza bizagusaba umuntu uguhuza n'uwo ugiye kuguraho icyo kibanza. Urumva rero iyo ni kampani nayo hano mu Rwanda cyangwa no ku isi muri rusange ushobora gukora kampani wenda itagurisha ikibanza, ikaba igurisha amashyamba, ikaba igurisha amazu, ikaba igurisha n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ariko wowe ugasanga uba wicariye ahantu, ibintu byawe byose bibera kuri online, gahunda zawe zose zibera kuri telefone, ukaba wowe mu gihe icyo kibanza cyaguzwe, niba kiguzwe miliyoni 20, ukaba ufiteho komisiyo ya miliyoni zawe 5, miliyoni zawe 2 se, kandi ushobora gusanga nyine abantu binjiza amafaranga mu gihugu ku kwezi ni bake, usanga binjiza izo miliyoni 5, binjiza izo miliyoni 7, uba usanga ari bake. Ugasanga kandi ayo mafaranga wowe yinjije wicariye mu rugo, utashoyemo, utagize ute, we gusa kubera wicaye nyine ugatekereza, ugashyiramo n'imbaraga n'umuhate, ukaba wagira gute, ukaba wowe wakibonera amafaranga. Urundi rugero nyine turavuga ko icyo kintu cyo kwamamaza cyangwa kugurisha nk'ikintu cy'umuntu, nk'ubu urugero hari business menshi hano mu Rwanda, ugasanga nk'umuntu ashinze business, wowe ukabona iyo business yiwe nyine iri gucika intege, iri gukendera cyangwa se biri kugenda nabi, ukaba wamubwira ati rero hari option, cyangwa ndumva nagufasha gutya na gutya, wamubwira ati iyi business ngiye kugushakira nk'umukiriya uyikugurira bikiri mu maguru mashya, uzamuha komisiyo y'amafaranga. Ibyo nabyo ni ibintu bikunze kubaho cyane nyine no mu gihugu cy'u Rwanda, kandi ugasanga abantu babikora ni abajene b'urubyiruko batinyutse bagatekereza bakavuga ati twebwe ntabwo dufite ubushobozi cyangwa amahirwe yo kuba twahabwa izo kontra nyine n'ayo mabanki, nta ngwate dufite, nta kintu na kimwe kitwemerera cyangwa twabona twaheraho dushora business. Ugasanga rero nk'umuntu yaricara atekereza avuga ati ngewe nshinzwe kugurisha business ziri guhomba, cyangwa se nzajya ngenda nzenguruka mu gihugu, cyangwa se nzanashyiraho izo mbuga nkoranyambaga n'umumaro wazo, ngenge mvuga ngo hariya hari business runaka iri ku isoko iri kugurishwa. Ukaba wasanga rero niba ari business nyine y'umukiriya, uramubwira ati ngewe iyi business iragurishwa, ubwo akaba rero ujya mu iyo deal yose, akaba yagira gute, akaba yakunyuraho mu gihe yumvikanye na nyiri iyo business yagurishwa iyo business, ukabasha kugira gute, ukabasha kuba wabonaho komisiyo runaka yawe nyine kuri iyo deal yaba yabaye. Ikindi kintu rero tugiye kuvugaho, ndashaka ko dutinda ku iki kintu kandi wicare ucyumve neza unagisobanukirwa. Tugeze ku kintu cyiswe graphic design. Graphic design harimo, ubwo ngiye guhita nkubwira ibintu byose biri muri graphic design. Buri kintu cyose ubona cyanditse kiri iruhande rwawe, ikintu cyose ubona cyanditse kiri iruhande rwawe ni graphic design cyose. Ariko ikintu cyose uri kubona ahantu iruhande rwawe, aho uca hose, aho unyura hose, izo ni graphic design. So rero wenda tugaruke ku bintu bisanzwe bizwi. Umuntu agira anniversaire, agira ubukwe, agira n'ibindi birori bigiye bitandukanye. Graphic design rero ushobora gukora, tugiye kubwira ingero 5 z'ibintu ugomba kwiga cyangwa se ugomba kwitoza, ushobora kuba wakora muri graphic design bikaba byaguhindurira ubuzima. Urugero rwa mbere tugiye guhera kuri pura z'inzu. Izi pura z'inzu nyine urabona iyo umuntu wese ugiye kubaka, buri munsi abantu barubaka, buri segonda abantu barubaka, buri munsi nyine abantu bakenera kubaka. Ushobora rero kuba wavuga ati ngiye gushinga kampani ikora amapura y'inzu. Pura y'inzu nta bindi bintu birenze kuba ufite imashini yawe na rishikadi cyangwa n'indi application waba ukoresha nyine, wowe ukaba wagira gute, ukaba wakora iyo pura y'inzu wicariye he mu rugo. Urwo ni urugero rwa mbere. Urumva rero ibyo ni ibintu byinshi nyine bigiye bitandukanye. Urumva gukora pura y'inzu, hari abantu benshi, kwanza buri nzu yose nyine kugira ngo baguhereze icyangombwa cyo kubaka, mu byo udepoza cyangwa mu byangombwa usabwa na leta by'imyubakire udepozamo na pura y'inzu uzubaka, bakareba niba koko ihwanye n'igishushanyo mbonera cy'uwo mudugudu cyangwa cy'ahantu ugiye kubaka iyo nzu. Urwo ni urugero rwa mbere. Urugero rwa kabiri rero, turizira mu bino bintu by'amadesign. Ushobora kuvuga ati rero ngiye gushinga kampani wenda ikora ibyapa runaka. Ndagira ngo nkubwize ukuri ko mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane mu mujyi wa Kigali, byagorana kubona business yose cyangwa business n'imwe itariho icyapa. Usanga business nyinshi ziriho ibyapa, usanga ama business menshi ariho amastika nyine, amafarumasi, amavuriro, amaresitora, amasalo de coiffure, amasitasiyo, ibintu byose cyangwa business zose ubona mu Rwanda zigize gute, zikoresha uburyo bwa branding. Uburyo bwa branding rero
ni uburyo nabwo ugomba kwiga. Nta bintu byinshi bisaba, we bisaba nyine gusa kuba wicaye ugatekereza, ugashoramo ugashoramo ibitekerezo byawe, ukabasha kugira gute, ukabasha kuba wakishingira kampani ikorera online cyangwa se idasabye ibishoro, ukabasha kubona amafaranga. Kugira ngo ubyumve neza nyine, nk'ubu urugero, wenda nshobora kuba ngewe ejo nkeneye gushinga business, tuvuge wenda ya restaurant. Business ya restaurant nzakenera menu, nzakenera stickers. Ubwo menu nyine ni kariya kantu ku batakazi, kariya kantu kaba kariho ibiciro n'amoko y'ibicuruzwa. Nzakenera icyapa kigaragaza business yanjye, kivuga kiti wenda hano dufite restaurant cyangwa se tubafitiye ibi byo kurya. Urumva harimo icyapa, harimo sticker zino bomeka ku nzugi nyine, cyangwa n'utu twapa bomeka ku byuma mujya mutubona. Hahise hazamo ikintu cyiswe menu list, iriya nayo ibikoreshwa. Hakahita hazamo n'ikindi kintu cyiswe business card. So ikintu cyo gushinga rero kampani ikora graphic design ni igitekerezo cyiza nakugiramo inama, cyangwa wowe ubwawe ni igitekerezo ugomba kureba ahantu uri, bitewe n'ahantu uri, ukavuga ati se wenda hano hantu ndi mu zone y'ubwubatsi, se ni ahantu bari gushyira umudugudu mushyashya, ahantu hari gutera imbere, hari kuzamo amakampani menshi. Ugomba gutekereza ukavuga ati se aba bantu ndababyazamo umusaruro gute, mu buhe buryo, biciye muri graphic design. Graphic design rero ni ikintu cyiza gitunze abantu benshi hano mu Rwanda no ku isi muri rusange batari bake, kandi ugasanga ni abantu nyine bibeshejeho, kandi ugasanga mu bintu byiza cyangwa muri achievement bagezeho nta gishoro na kimwe bari bagize gute bari bafite. Wowe ugomba gufata umwanya wawe ukavuga ati wenda ndi umushomeri, narapurayinze mu kazi byaranze, ibintu nize ntabwo biri ku isoko, nabuze akazi n'ibiki byose, nyine ukabona mbega inzira zose zagize ute zarifunze. Rero nakugira inama yo kugomba kuvuga ati ngiye rero ngiye gushirika ubute nyine nicare ntekereze nige ikintu cyiswe graphic design. Ushobora kwiga wenda gukora ibyapa, ushobora kwiga gukora amanfitation, ushobora kwiga gukora izo pura z'inzu, ushobora kwiga gukora izo menu, izo sticker, izo business card, izo flyer. Urumva ibyo ni ibintu bikenerwa buri munsi mu kwamamaza, haba mu maresitora, mu bigo by'imari bigiye bitandukanye byinshi cyane. So rero ikintu cyiswe graphic design ni ikintu nyine kigize gute, ni ikintu gifite amafaranga, ni ikintu cyoroshye, ni kampani ushobora kuba watekereza wibereye mu rugo iwawe, kampani itagusaba kuba ufite ibishoro, ni kampani ushobora kuba wakora wowe gusa bitewe n'ubuhanga n'umuhate washyizemo, ukagera gute, ukagenda utsindira amasoko menshi atandukanye. Mujya mubibona nyine, ukagenda ugasanga nk'inyubako runaka, wenda urugero dukunze kubona mu masuperi marishe, muri zino nganda zicuruza ibintu bijyanye n'ibikoresho by'imodoka nyine, gusanga mbega nk'uruganda rwose uzabibona nugira urwo ugeraho hano mu Rwanda, ugasanga kenshi nyine ruriho amastika, ruriho ibyapa kuva mbega buri muryango wose, cyangwa kuva buri gice cyose nyine kigize iyo nzu, kigize gute, kigiye cyuzuyeho ibyapa, kigiye cyuzuyeho amadizayina, kigiye cyuzuyeho amastika yometseho. Mujya mubibona, cyangwa mukabona ibi bigo bikomeye hano mu Rwanda by'itumanaho byagiye byamamariza mu muhanda, ugasanga nyine umuhanda wose wuzuyemo ibyapa. Biriya byapa biba byometse nyine mu muhanda hariya kuri biriya amapoto y'ibyuma, nibyo byitwa amastikers. Biriya rero ni ibintu nawe ushobora kuba wakora. Si ngombwa nyine ngo wamamarize iziriya kampani si ngombwa nyine ngo wamamarize ziriya kampani navuga nyine zateye imbere, cyangwa se z'itumanaho zirezire zifite izina rirerire. Ikintu nakubwira cyo, ushobora kuba wenda utajya kwamamariza nyine muri ziriya kampani, ukavuga ati ngewe ngiye gukora ibi bintu mbikore neza, unahere no kuri butike ikwegereye, ukaba wagenda ukadiringa nyine n'umucuruzi, ukamubwira ati se kubona business yawe ikeneye ibi ngibi, ikeneye graphic designer, ikeneye icyapa, abantu bajye baza bakubone, nibakubura babone nimero zabo, babone nimero zabo, babone nimero zawe nyine babe baguhamagara. Ukeneye business card yo kuba wagenda ukahita uhereza umukiriya mu gihe umukiriya ari kwihuta, ukamubwira ati rero wowe uzaduhamagare nukenera serivisi yacu, utagiye kwirirwa umubwira ngo imibare se. Ashobora kuza telefone yawe yazimye, mushobora guhura ahantu mutarebona umwanya wo kuvugana ku buryo wamubwira nyine nimero yose, akaba yayifata mu mutwe. Ushobora na telefone agira, ariko ukamubwira ati aka business card gafate, nugera hano ushaka serivisi zacu uzagera gute,
uzaduhamagara ukamubwira ati rero business yawe ikeneye menu iriho liste nyine y'ibicuruzwa mufite aho ngaho, byorohera umukiriya ku buryo yashobora kwinjira agahita abona ibintu nyine mufitemo aho, byo kunywa, ibyo kurya n'ibindi bitandukanye, bidasabye ko ujya bidasabye ko ujya kuba wajya kumurondorera ngo dufite ibi n'ibi ukoresheje umuntu. Kabiriho ibiciro ku buryo abona nyine wenda yabona amazi matoya akaba azi igiciro cyayo, agahita avuga ati mumpe amazi bitewe n'ubushobozi bwe. Urumva izo ni trick nyinshi nyine wakoresha ujya kumvisha umushoramari ko business ye ikeneye ikintu cyiswe graphic design. Mujya bibona mu mahoteli menshi, ushobora nko kureba hoteli nshyashya ikwegereye irimo yubakwa se, igiye gufungura se, ukaba wayibwira ati ngewe rero nkora ibintu by'ama graphic designer n'ibiki. Ubwo ikintu cyose wakeneraho mwatubwira nyine turabikora neza, tubifitemo ubuhanga n'ubuzobere. Ndakubwiza ukuri, iyo utangiye ukorera kampani imwe nayo igenda iguhuza n'izindi, cyangwa se ni wantu nyine uri ugenda wubakira izina uzamuka ugashiduka ibyari igitekerezo cyangwa ibyari akazi k'umunsi umwe, cyangwa se ibyari nyine inkuru wabwiwe bihindutse inzozi z'ubuzima bwawe, bihindutse isoko n'inkomoko y'ubukire bwawe. Ndagira ngo nkubwire ko gukira ubu ngubu ntabwo bigisaba ngo ufite igishoro, bashobora no kuguha na miliyoni n'eshanu n'icumi, gusa bitewe n'uburyo nyine uzishoye nabi, cyangwa se bitewe n'uburyo izo miliyoni atari zo uzakiriraho, zikaba zagira zikaba zagupfira ubusa, cyangwa zikaba zahomba, cyangwa ukaba wagira umwaku nyine, cyangwa se ibyo witeze bikaba bitavamo. Ukaba uvuga ati ngiye wenda mbonye miliyoni zanjye 5, ubwo ngiye kwita ngira gute. Ibyo ntabwo bikora, siko nyine buri muntu wese ajya muri business ngo agire ngo atere imbere. Ariko iyo wigire mu bintu nyine izi kampani twababwiye kuva aho twatangiriye, graphic designer n'izindi twagiye tubabwira, biriya ni ibintu ukoresha ubwonko, ni ibintu ukoresha umutwe. Biriya ntabwo uvuga ngo urahomba, biriya ntabwo uvuga ngo biragenda gute, biriya nyine ni poroje ukora, mbega uvuga ati buri kazi kose mbonye ngiye kugira ngiye kwinjiza. So ikindi kintu rero, ikindi kintu twavugaho nyine, cyangwa se indi kampani twakugiramo inama yo kuba wagerageza kuba washinga, hari personal trainings. So cyangwa wowe niba ikintu wumva nyine uri special muri cyo, mujya mubibona kenshi ugasanga nko ku mihanda rusange harimo abantu bari gukora siporo, bafite ngo umuntu wabo witwa umukoci, ugasanga wenda ku ibibuga by'imipira nyine bino biba mu makaritsiye, mu tugari, mu midugudu, ugasanga hari umukoci wenda wa football, ugasanga afite nyine nk'abana atoza football n'urugero. Ugasanga hari umuntu wenda uvuzi guteka, akaba yavuga ati ngiye rero ngiye kuba umushefu, ariko ubwo nyine ngiye kujya nigisha abantu guteka. Akaba yavuga ati ngiye gushinga agakampani gatoya kigisha abantu guteka ibintu runaka, kigisha abantu gukora ubugeni runaka. Ugasanga iyo ni kampani ushobora gushinga we bitewe n'ahantu uri, sibyo? Bitewe n'ahantu uri, bikenewe bitewe n'umwanya ufite, ugasanga ni kampani ikenewe. Kuko ibyo bintu twavuze haruguru byose twabwiye ko twakoze ubushakashatsi nyine kandi bufatika, bufite n'ibihamya. So rero ibyo ni ibintu biba bikenewe n'abantu benshi, n'abantu bose, kandi bikenerwa buri munsi. Ushobora rero nko kwishingira nyine training center wenda ka sport physique, ukoresha abantu siporo, kabwira ati wenda umuntu umwe ku kwezi azajya yishyura 5, ukaba wamukoresha sport physique. Murabibona nyine hari abantu benshi badafite umwanya wo kujya kumenya siporo bari bukore, badafite umwanya wo kujya kumenya ese ndakora siporo zihe bitewe n'umubyibuho mfite, bitewe n'ikibazo cy'umubiri mfite, ese ndakora siporo ryari, ni igihe cyiza cyo kuzikora, ndazajya nkora iminota ingahe ku munsi, nzajya nkora uburyo nyine. Ugasanga ibyo hari abantu badafite umwanya n'ubumenyi cyangwa n'ubushobozi bwo kubamenya ibyo bintu, ariko wowe ukavuga ati wenda ngiye nkoresha siporo wenda nk'abantu bari mu zabukuru, nkoresha siporo abantu bari hejuru y'imyaka 40. Hari ibintu baba bagomba gukora, hari agasiporo baba bagomba gukora. Burya uko nyine bagenda babikora nibwo bagenda babona ubuhanga bwawe, niko bagenda babona ko kampani yawe igize ifatika, bitewe n'amafaranga bagenda baguha, ukaba wazabasha no kubidevelopa cyane nyine bikaba ikintu kinini kiri hejuru. Ubwo mfashe urugero kw'ibyo bintu, n'ibindi bintu byinshi. Hari gukina basket, hari gukina karate, mujya bibona mu madojo nyine runaka, amamezo de jene. Ubwo dojo ni ikibuga nyine bakiniramo karate, ariko dojo ubundi ni la zone baba barimo mu gihe bari gukora imyitozo cyangwa bari gukina karate. Ishobora kuba rero ujya bibona mu mamezo de jene, ukabona wenda
abantu biga bagabanyijemo ibice nyine, hari agace runaka k'umuntu, hari umukoci wenda uri gutoza abantu, hari umusensei se, hari umumaster, hari umukoci, ugasanga nyine buri muntu wese hari inzu zabugenewe nyinshi nyine zagenewe urubyiruko. Tunashimira leta yacu kuba yaratekereje ku rubyiruko ikaba iduha inzu z'imyidagaduro. Ugasanga rero nk'aho hantu hari abantu benshi nyine bahakura ubuzima, ugasanga hari abantu benshi bahakura amakiriro bitewe n'uburyo we yaricaye aravuga ati ngiye gutekereza aka kantu, ngiye gutekereza aka kantu ngakore nkashyire ku murongo, noneho nka develop. Urumva rero muri maison de jeunes nta muntu uba uri bukwishyuze, nta muntu uba uri bukwishyuze ngo gukoreramo siporo, nta muntu uba uri bukwishyuze ngo kugira gute. Ziriya ni inzu z'urubyiruko, ni inzu z'ubuntu, ni inzu z'igihugu, ni inzu z'abaturage b'u Rwanda. Ushobora kujyamo ukagira gute ugakoramo ibintu byawe ushaka n'abo mushaka, kandi mujya mubona kenshi nyine ugasanga nk'umuntu rwose ahantu umutoza wenda wa basket, ariko ku kwezi bitewe n'abana atoza, bitewe n'umubare w'abakinnyi afite, ugasanga ari guhembwa muri miliyoni, bitewe nyine n'ukuntu yavuze ati ngiye kwihangira umurimo, nshinge nyine business ishinzwe kugira gute gutoza abana football, basket n'indi mikino y'imyidagaduro. Urumva rero urwo ni urugero rutoya rwose ushobora kugerageza ukareba muri karitsiye ikintu kikoroheye cyane, ko sina ngombwa no kujya muri iyo mikino iremereye. Hari n'indi ushobora kuba watekereza y'abana, ni ibintu rwose bishoboka. Hari n'ibintu ushobora kuba wabereka, wenda ushobora kubigisha koga mu mapisine mu mazi menshi se, ushobora wenda kubigisha guteka, ushobora kubigisha kubyina, ushobora kubigisha kuririmba, ushobora kubigisha gucuranga, ushobora kubigisha ibintu byinshi bitandukanye. Ibyo ni ibintu rero ushobora kuba wakora ukaba wabasha kugira gute kugenda ubona amafaranga, kandi ni kampani nyine itagusaba igishoro. Indi kampani ushobora kuba wagerageza, cyangwa se urundi rugero nyine rwa kampani ushobora kuba wagerageza ukaba washinga, urabona mu Rwanda nyine ibintu byiswe ikoranabuhanga biri kwiruka cyane. Ushobora gusanga nyine gutanga mituweli bagiye babikura ku mirenge no ku tugari, ugasanga byimuriwe ku irembo, ugasanga kwa purayinga ibintu byinshi bitandukanye, ibintu by'imisoro, ibintu byose bari kubyimurira ku ikoranabuhanga cyane. Urumva ko nyine mu Rwanda ikoranabuhanga riri kwirukanka cyane. So rero kampani ushobora kuba wagerageza, ushobora kuba washinga, bigusabye interineti yawe na telefone yawe cyangwa na mashini yawe. Ushobora kuvuga ati hari kampani wenda ngiye nshinze kampani muri karitsiye, ni urugero, ndazengurukamo ndeba abacuruzi, mbabwira ati ngewe ndasora nyine ndekararira abantu ibintu bijyanye n'imisoro n'amahoro. Yes, ugasanga wenda niba utuye mu mudugudu cyangwa mu kagari karimo abacuruzi wenda 80, abacuruzi 100 se, 200 se, we bitewe n'uburyo wabashije kubadiringa, cyangwa se bitewe n'uburyo wabashije kubumvisha nyine ibyo ukora, babyumvishe neza, bakaba baguhereza akazi ko kujya ugira gute ukajya ubadekarira buri kwezi. Ndakubwiza ukuri ko wenda niba serivisi ari amafaranga 500 buri kwezi baradekarara, n'igihe badekarara nyine nk'inshuro zirenze imwe mu kwezi bitewe n'igihembwe barimo cy'ubucuruzi. So ugasanga niba ari abantu rero 300 cyangwa abantu 100, yewe tunafata abantu bakeya, dufate abantu 10 sibyo, ku mafaranga 500, urumva ko ni ibihumbi 50 ku kwezi. Niba rero ari abantu 10 ku mafaranga 500, ugira amahirwe yo kubona abantu 100, urumva ni bya bihumbi 500. Uzasanga rero iyo ni business ushobora gushinga nyine ahantu uri muri karitsiye, ahantu uri mu bigo by'amashuri se, ibigo by'ubucuruzi, ibigo bigiye binyuranye by'imari, ukaba wabasha kwiyamamaza ubabwira ati nyine ibintu bya online applying cyangwa se ibintu byo kudekarara urabikora cyane. Mujya mubona kenshi dukeneye nyine impushya zo gutwara ibinyabiziga, dukeneye kwishyura mituweli, dukeneye ibyangombwa by'uko turi abanyarwanda, ibyangombwa by'uko turi ingaragu, dukeneye ibyangombwa byinshi bigiye biri ku ma website y'u Rwanda nyine, ariko hifashishijwe ikoranabuhanga. So rero iyo ni kampani ushobora kuba washinga ahantu runaka, ukajya utanga izo serivisi bitagusabye igishoro cyo kurangura cyangwa cyo kugira gute. Ni ibintu byoroshye cyane ushobora gukora, yewe si n'ibintu bya danje cyangwa bisaba ibishoro byinshi. Ushobora no kuba ukoresha telefone yawe bisanzwe, iyi ngiyi uhamagarisha, ukabasha kuba wakinjiza amafaranga arenga miliyoni ku kwezi cyangwa ibihumbi 500 ku kwezi, udekarara cyangwa ukora izo serivisi. Murabizi cyane nyine nk'ababyeyi bakuru, abakecuru, abasaza. Ushobora gusanga umusaza w'umucuruzi ariko udasobanukiwe ibintu byo gusora, udasobanukiwe ibintu byo kwishyura mituweli, udasobanukiwe ibintu byo kwishyura cyangwa gusaba ibyangombwa by'amavuko n'ibindi nk'ibyo. Ugasanga uwo muntu rero akeneye icyo cyangombwa, kandi ni wowe ugomba kukimuha. Rero mu gihe wize neza nyine umushinga, ukiga neza
kampani yawe. Urwo ni urugero rwa kampani tuguhaye nyine ushobora kuba wagira gute, ushobora kuba washinga ahantu hose waba uherereye mu gihugu, ukaba wabasha kubaho kandi ikaguhindurira ubuzima. Ibyo rero ugomba kubigerageza ukareba nyine ahantu hakwegereye hafi yawe, ukareba cyangwa ikintu ubona wakora mu ibyo byose tuvuze. Ushobora kujya mu bintu by'imisoro, ushobora kujya mu bintu by'irembo, ushobora kujya mu bintu wenda bya purayingira abantu, kwiga hanze, ibintu nk'ibyo nyine bya za application. Urumva ni ibintu nabyo bigira amafaranga menshi, kandi ushobora gushinga kampani bikarangira iguhinduriye ubuzima. Ibyo rero ndakubwiza ukuri ko nabyo nta mafaranga byagusaba habe n'igihumbi cyo kuvuga ngo uriregisitaringa. Ibyo ni ubuntu, ni ugushora ubwonko bwawe, ni ugushora nyine imbaraga zawe z'imitekerereze, ukabasha kugira gute, ukabasha kuba wakihindurira ubuzima nawe. So rero hari ibindi bintu byo twavugaho, cyangwa indi kampani ushobora kuba watekerezaho. Ni ibintu bya decoration, kampani za decoration cyangwa se ibintu bya interior design and decoration. Wenda muri rusange nyine kugira ngo byumve, ni ibintu mu Rwanda hano bikenewe cyane kurusha ibindi. Ushobora gusanga wenda nk'abantu nyine baravuga ati wenda ngiye gukora nk'inzu, ngiye kubaka inzu nyine, ndayikoze ndayubatse irarangiye nyishyize hariya, ariko nkeneye umuntu uzaza ngo designingire uburyo ibikoresho bizayipanzemo, nyine umuntu uzaza ngo designingire amarange nzashyiramo, ibintu byose nzashyiramo. Ugasanga nyine ni ibintu byinshi bigiye bikenewe hano mu Rwanda cyangwa se ahantu hose twaba turi. Ugasanga rero ikintu ugomba kumenya, mujya mubona nyine ano maprotocol, ugasanga hari abantu bishingiye kampani ishinzwe protocol rwose. Rwa n'urugero naguha rufatika, usanga ngo bashinzwe protocol mu bukwe, mu birori runaka, no mu nyine buri event yose ugasanga irimo protocol. Iriya rero nta bishoro biba bisaba, nyine we bisaba gutekereza gusa, ukareba ikintu kikuri hafi, ukareba nyine ikintu wakora mu ibyo bintu byose tuvuganye. Ushobora gushinga wenda kampani ishinzwe protocol, ushobora gushinga kampani wenda ishinzwe nyine gusetinga amazu y'abantu, ukaba wamubwira ati wenda intebe urashyiramo ubu bwoko, urakoresha amarange, urakoresha amakaro. Abo bantu babaho nyine bitewe n'ikintu wowe wumva nyine uzwiho cyangwa wumva washobora gukora. Ushobora kuvuga ati wenda intebe, urakora intebe zimeze gutya, ukaba wajya nko mu Gakiriro ahantu runaka, ukaba wabahereza design y'intebe bagomba gukora nyine. Ugasanga nk'iyo design yawe igize gute, iraguzwe bitewe n'uburyo ari nziza, cyangwa bitewe n'uburyo abantu bagize gute, bagiye bayikunda. So ikindi rero twavuga nyine, dusa nkaho twasubikiraho, ibindi tukazabiganira mu gice cyacu cya kabiri cy'iki kiganiro. Ikintu twasorezaho hano ni ukwigisha indimi. Kwigisha indimi ushobora kuzigisha abana, ushobora kuzigisha abantu bakuze, ushobora kuzigisha nyine n'abantu bose. Kwigisha indimi rero, murabizi dukeneye ururimi, cyangwa se n'iri koranabuhanga ryacu dukoresha. Isi yabaye umudugudu nyine, ushobora kuvugana n'umuntu uri muri Espagne, mu Butaliyani, mu Bwongereza, mu Bushinwa se, cyangwa n'ahandi. Rero kwigisha indimi nyine abantu ni ikintu nacyo kigezweho cyane cyangwa gikenewe, kuko abantu benshi usanga nyine bakeneye iki, abantu benshi usanga bakeneye ubumenyi bw'indimi. Ugasanga wenda nk'akazi, afite nk'akazi ahantu runaka, afite nk'akazi wenda nko gukorana na kampani z'Abashinwa, ariko ntazi ururimi, ntazi Igishinwa. Ugasanga wenda afite nk'akazi ko kuba cyangwa akaba yabona amahirwe yo kubona akazi ko kuba yasemura muri kampani runaka, ugasanga nyine nta rurimi azi. Mujya mubibona kenshi hano mu Rwanda hari ababitangiye, ugasanga hari abantu bashinze amashuri yigisha indimi. Ugasanga nyine abo bantu bagenda babona abantu babagana benshi, kandi ibyo nabyo nta gishoro bisaba. Cyangwa ukajya kumva nk'umwana w'imyaka 4-5 ari kuvuga Igishinwa, ukumva umwana cyangwa umukecuru nawe arimo aravuga Icyongereza imyaka 60, ukumva umugabo w'imyaka 30 arimo aravuga Icyesipanyol, kandi ubizi neza ko yavukiye mu Rwanda. Ibyo rero ni ibintu nyine bikenewe nabyo hano mu Rwanda ushobora kuba wakora, ukaba wabasha nyine kuba wakihindurira ubuzima, cyangwa ukishingira kampani yawe bidasabye igishoro. Mujya mubibona kenshi nyine ano makampani menshi hano mu Rwanda yigisha, bakubwira ngo twigisha indimi, ngo Icyongereza, Igifaransa, Icyesipanyol, Igishinwa n'izindi nyinshi zitandukanye. Bara bose ugiye kureba usanga nyine ibishoro byabo bashoye nta kintu baba barashoye kirenze, cyangwa ntabwo biba byarabasabye igishoro. Ubwo we nk'icyo wakora, wenda ntabwo urahita ugera kuri urwo rwego, ariko ushobora nko guhera muri karitsiye uvuga ati ngiye kureba nyine nk'abana nka 5 nzajya nigisha indimi, mbigisha ururimi runaka. Ukaba wabasha kubyumvisha ababyeyi babo, cyangwa se ukaba wareba nk'abantu bakuze nyine aho ngaho, wajya wigisha indimi runaka. Nyine ibyo byose ni ibintu ugenda unegosiya bitewe n'amahirwe wabona
akuri hafi. So rero reka tubashimire, reka dusoreze aha ngaha igice cya mbere cyacu cy'ikiganiro cy'uyu munsi. So birashoboka cyane wowe utekereza mu bintu byose twavuze ruguru, ntabwo uraburamo ikintu kimwe ushobora kuba wakora cyangwa watekerezaho ukaba nawe wagira gute wakihindurira ubuzima. So rero tugushimiye ko wabanye natwe, kora subscribe kandi usige na comment munsi utubwire niba ari icyo byagufashije, tubwire n'igitekerezo cyawe waba ufite, ubundi dukomeze tubane nyine mu buzima bwacu bwa buri munsi. Urasabwa gukora subscribe, like, share and comment, kandi ibi bintu ntibirangirire aho ngo byumve nyine cyangwa ngo birebe ngo birangirire aho. Nyabona uve mu bantu, amahirwe ya mbere ugomba kugira, ugomba kuva mu bantu bazajya bavuga ngo urubyiruko ngo twabuze akazi, ngo ubushomeri mu rubyiruko ngo bumeze nabi. Akenshi nitwe tubyitera, hari imirimo yo gukora ahubwo ntabwo tuzi ko ihari, nta nubwo dushaka no kuyitekerezaho. Rero ibi bintu nyine bigira ikintu kimwe bikumarira, bigira ikintu kimwe byagusigira. Urasabwa rero gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo ukomeze ubane natwe. Twifuje kugira impagarike n'ubugingo. Ciao ciao.